Umunsi umwe, Malika yari ari mu biruhuko, nuko abwira mama we ati: "Mama, ndumva nshaka gusubira gutembera muri rya shyamba mperutse kubonamo akanyugunyugu keza cyane kitwa Lili." Nuko mama we aramubwira ati: "Mwana wanjye, urajya gutembera mu ishyamba wenyine? No kuri iri zuba? Ubu se koko ugeze muri rya shyamba rimeze kuriya ugahuriramo n'inzoka uri wenyine byagenda gute?" Malika asubiza mama we ati: "Mama, ntugire ubwoba. Muri ririya shyamba ryiza kuriya, ririmo indabo nziza zimeze kuriya, ntabwo nshobora guhuriramo n'inzoka rwose. Inzoka ntabwo zikunda ahantu heza hameze kuriya." Mama we aramusubiza ati: "Mwana wanjye, inzoka ziba mu ishyamba kandi zicunga izuba rimaze kurasa neza, rimaze gukara, zigahita zisohoka mu myobo yazo, zikaba zakubona zikakugirira nabi. Rero ntabwo nifuza kujya muri iriya shyamba wenyine. Wategereje nkaza kuguherekeza." Malika aramusubiza ati: "Mama, rwose maze iminsi nifuza kongera kuzabona akanyugunyugu nabonye kitwa Lili. None ndumva mfite amatsiko kugira ngo njye kureba niba kaba karagarutse aho nagasanze. None se uramperekeza ryari?" Mama we aramubwira ati: "Reka ndangize guteka, nimara guhisha nkakugaburira ukarya nkabona urijuse, turaza kugenda ngo uherekeze rwose nkugeze hariya aho wabonye akanyugunyugu kawe kitwa Lili." "Ah, mama, urakoze cyane. Noneho reka ngufashe duteke vuba, hanyuma nitumara kurangiza turye, nitumara kurya tuze kujya kureba ka kanyugunyugu. Urakoze mama."